ikibazo giherereye ni hehe? Aho ikibazo giherereye ni ukumenya ngo imvugo ishobora gukoreshwa uyu munsi ni imvugo ki, ugereranyije n'imvugo yagombaga kubikoreshwa muri 1994, imvugo ikoreshwa muri 2003. Ese imvugo tugezeho uyu munsi imeze ite? Niyo mvugo yakoreshwa kugira ngo abantu be kumva ko ubatonetse, kubera yuko ikibazo dufite nicyo kumenya kuvuga ibintu mu buryo budatoneka abantu. Icyo kibazo rero turaza no kukigarukaho tuvuga byerekeye VPRX, inshingano n'indi byo. Icyo kibazo kirebana mbere na mbere no kutabogama, objectivité, muri ibyo ni kwirinda impuha. Uzi ko igihugu cyacu kirangwa n'impuha cyane kandi ugasanga zivaye ukuri. Ibyo rero bisaba kwigisha pedagogy. Turishyira hamwe ryihaye inshingano zo kuvugurura imvugo ikoreshwa muri iki gihe, tugerageza guhindura imyumvire y'abanyarwanda muri rusange no kurema umunyapolitike mushya bijyanye n'ibihe abanyarwanda bagishakisha ukuntu bakwigobotora ingaruka z'itsembabwoko ryibasiye abatutsi n'akandi kaga kose igihugu cyaciyemo. Bityo intego kaminuza yacu ni ugushyira imbere umuco w'amahoro, ubworoherane no kubabarirana, tuzirikana ko dusangiye ubunyarwanda. Izi nshingano tukaba twazigeraho binyuze mu kwimakaza ubwisanzure mu bitekerezo byubaka. Ibikorwa bya VPRX bijyanye n'inshingano twihaye bikubiyemo imishinga inyuranye mu rwego rw'itangazamakuru ryigisha uburyo abanyarwanda bakwiyunga nyabyo hashyizwe imbere ibiduhuza. Mu bikorwa by'ingenzi biteganyijwe harimo guhanga ibinyamakuru fatizo byanditse mu Kinyarwanda, mu Cyongereza, mu Gifaransa ndetse no mu Giswahili, gutangiza radio na televiziyo Ijwi ry'Amahoro, gushinga ikigo kaminuza cy'itangazamakuru no gushimangira demokarasi. Birumvikana ko umushinga nk'uyu udashobora gushyirwa mu bikorwa leta itawugizemo uruhare mu kuwushishikariza abaturage no kuwutera inkunga mu nzego zose. Bizasaba kandi ubufatanye bw'intiti n'inzobere mu byerekeye imbonezamubano. Hazakenerwa by'umwihariko inkunga zinyuranye ziturutse mu miryango mpuzamahanga iharanira ubwisanzure mu bitekerezo ndetse n'itangazamakuru bihamye.